dutangiye tubifuriza amahoro n'urukundo ndetse tubashimira ko mukurikirana ikiganiro cyacu. Uyu munsi twabategura icyegeranyo kivuga ku buzima bw'ifarashi. Nk'ibisanzwe ndarufa tubaye ikaze. Iyo bavuze ifarashi bamwe mu bantu batekereza ko ari inyamaswa cyangwa se ikinyabiziga. Nibyo koko, ifarashi ni inyamaswa ikaba n'ikinyabiziga. Gusa bamwe mu bantu batuye mu bihugu byo mu Barabu no muri Aziya bakunda kuzikoresha mu ngendo iyo bafite ingendo za kure, kuryoshya n'ahandi henshi hatandukanye. Gusa nubwo iruhande rumwe ari inyamaswa ikaba n'ikinyabiziga, irusha ibindi binyabiziga ubwenge kubera ko ntishobora kukugusha mu mwobo ibireba, kubera ko ni ibintu iba yaratojwe igafata igihe cyo kubyigaho ndetse ikaba ibizi ko igiye kukushora mu kibi. Ifarashi ijya kugira ubuzima bumeze kimwe n'ubw'abantu kubera ko igira imwe mu migenzo mu mico imeze kimwe n'iy'abantu. Reka duhere kwiki. Ifarashi yubaha imibonano mpuzabitsina nk'abantu kubera ko ishobora gukora imibonano mpuzabitsina indi farashi yireba cyangwa se umuntu, ku buryo niyo isagariye iri gukora imibonano mpuzabitsina ibisubika ariko nyuma ikaza kumenya ko iri bwongere igasubukura ikigendera. Ifarashi kandi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ijya kumera nk'abantu nanone kubera ko ijya mu mihango iminsi ine, ariko iri mu mihango yitarura izindi farashi kandi ntishobora no kwemerera ko umuntu ayicaraho. Ifarashi usibye kuba ijya mu mihango, burya ngo ifarashi iranikinisha kuko abazitunze bazibuza kubyara cyane kugira ngo bazakomeze kuzikoresha mu bikorwa byabo bwite. Iyo igize irari cyane yumva ishaka gukora imibonano mpuzabitsina isomana n'indi ngenzi yayo, ariko nyuma ifarashi igahita yikinisha kubera ko ibishaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko ikabura uburyo. Ifarashi nanone ibyarira amezi 9 nk'abantu cyangwa se inka, ariko iyo ari ubwa mbere ifarashi burya ngo ibyarira amezi 12. Turacyari kugaruka ku buzima bw'ifarashi. Ifarashi y'ingabo ngo ntijya igengwa ugereranyijwe n'iy'ingore kubera ko ifarashi y'ingabo ntihabwa amabwiriza, niyo yayihaye ishobora kuyica ibishaka ku buryo udashaka kujya ahita bishaka. Ni nayo itandukaniye n'ingore. Niyo mpamvu bavuga ngo ifarashi y'ingabo igira agasuzuguro ugereranyije n'ingore ingenzi yayo. Ibindi bintu ushaka kumenya ku ifarashi, wamenya ko ifarashi ubuzima bwayo bumara ihagaze. Nibyo koko, ifarashi ubuzima bwayo bumara ihagaze, ntijya iryama kubera ko niyo ishaka kuryama ihagarara hamwe igasinzira. Akaba ari nayo mpamvu ibiraro byayo biba byubatse ari binini ku buryo ifarashi yaba yisanzuye. Ifarashi nanone kandi ni inyamaswa nk'izindi nyamaswa, ariko usibye kurisha hari bimwe mu biribwa ikunze kurya, harimo ibigori cyangwa se impungure hamwe n'ibisuguti. Ifarashi house mu ndimi z'amahanga, usibye ko muri iyi myaka dukunze kwikoresha mu bijyanye n'imyidagaduro, nyamara bo hambere bakundaga kwifashisha mu bijyanye n'ingendo za kure, ku buryo iyo babaga bagiye kure bafataga ifarashi bakayifashisha kubera ko ibinyabiziga yari bikeya. Kandi mu myaka yo hambere cyane nta nubwo ibinyabiziga byabagaho, habagaho ifarashi gusa. Ikindi kintu ushobora no kumenya ku ifarashi, ifarashi uretse ko abantu bayitwaye bakunda gukoresha utugozi bayambaye, buriya ngo ifarashi iranumva ku buryo iyo ibwiye stop bivuga hagarara mu kinyarwanda ishobora guhagarara, kuko ni ibintu iba yaratojwe igihe kirekire ikaba yabifashe nk'umuco. Ku bijyanye n'ibiciro, ifarashi ihagazeho cyane bitewe n'ibara, imyaka, ingano n'ibindi bigenderwaho mu kuyigura. Ifarashi ishobora kugura hagati ya miliyoni 4 na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ifarashi ihagazeho cyane kubera ko yenda kurusha amwe mu mapikipiki, moto ikayingayinga imodoka. Ni naho dusoreza icyegeranyo ku buzima bw'ifarashi. Ngiye nk'ibisanzwe ndarufa, mukomeze kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Turabashimiye.